Uraho nizere ko mumeze neza cyane abantu bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, aba diaspora turabashuhuje cyane, abari mu mpande enye z'igihugu namwe turabashuhuje cyane. Turi kuri RD1, nimba uhageze bwa mbere turagushishikariza gukora subscribe, ibiganiro byacu ukajya ubikurikira umunsi ku munsi. Hano mu Rwanda hari ukuntu hari akavumbi kenshi, abantu benshi bafite utugripe, nanjye ngafitemo. Ntekereza ko mu ngo zose ntago ziri mu Rwanda ntago wajyamo ngo uburemo umuntu urwaye gripe. Gripe imeze nabi kubera ikirere, dufite ivumbi ryinshi, turi muri sama ariko ngo ni y'abagenzi, abatwebwe ba millennials ngo turi mu mpeshyi. Impeshyi hari abantu benshi baba batazi impeshyi, bamenyereye kuvuga sama nibyo bigezweho muri iyi minsi, ariko impeshyi ni ibyacu nyine by'igihe cyacu, ariko byose nyine bivuga ikintu kimwe. Mumeze mute rero? Mumeze mute abantu ba hano kuri RD1? Twamaze kuba umuryango, hari abo tuziranye, hari abo tutaziranye, ariko n'abandi tuzajya tumenyana gake gake uko iminsi igenda itambuka, uko ibihe bigenda biza, tuzagenda tumenyana gake gake. Hanyuma rero nimba ari ubwa mbere ugeze hano, udukunde natwe tugukunde, dukundane, udusharingira ibiganiro, uduhe like, comment zanyu n'ukuri ziba ari ingenzi cyane. Inyinshi zose ndazisoma, izari rwose ndazisoma, abanyandikira mu gikari, mwese rwose ndabakunda cyane, kandi rwose namwe tuzi ko tugiye gufatanya kugira ngo dukomeze kubaka umuryango nyarwanda. Uyu munsi rero nari maze iminsi ntavuga kuri parenting. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri parenting. Ese ababyeyi mwigire hino mumbwire muhana abana gute? Iyo umwana yakosheje ubigenza gute? Umuhana gute? Ndaza kuvuga no kukana ko kubyutsa abana mu gitondo, cyane cyane abantu bafite abana bato bari munsi y'imyaka 5. Kuko abana basigaye batangira ari bato cyane, imyaka 3 umwana bari mu ishuri. Noneho tugiye kuza tubivugaho, ariko kandi namwe muri comment muraza kumbwira abana mubabyutsa gute? Ese abana mubahana gute? Iyo umwana yakosheje umuhana gute? Ibyo tugiye kuganiraho, turagaruka mu kanya. Hari akantu k'akageso kajyaga kabaho kera wenda mu gihe cyacu, nizere ko muri iyi minsi, muri iki gihe, nta mubyeyi ukangura umwana amubwira nabi, nta mubyeyi umukozaho utuzi dukonje kugira ngo akanguke. Mwababyeyi mwe rwose nizere ko abana bari kuvuka muri iyi minsi, abana barimo gutangira amashuri, abana biga muri iyi minsi bakiri batoya, cyane cyane ndimo kuvuga babana bari munsi y'imyaka 5, bakiri muri gardienne, bataramenya ngo ishuri ni iki, bataramenya ngo ese kwiga bimfitiye akamaro, ese ngomba kuzinduka nkajya kwiga. Umwana utaramenya ibyo bintu rwose, umwana uri munsi y'imyaka 3 nabo bajya ku ishuri, munsi y'imyaka 4, munsi y'imyaka 5, abo bose bajya ku ishuri. Ariko no mwigire hino ababyeyi mumbwire abana mubabyutsa gute? Mubabyutsa mubabwira nabi, mubabyutsa mubakankamira, mubabwira nabi ku buryo ishuri arizinukwa? Rwose ababyeyi nizere ko mufite uburyo mubwiramo abana neza. Ikintu cya mbere, iyo ugiye gukangura umwana, cyane cyane ukiri mutoya, urabanza ukamuha igihe, ukamukangura, ukamuhamagara, hanyuma ugahita urekera, ukamuha umwanya wo gukora bya bindi nawe wakoze nk'umuntu mukuru. Reka tugaruke ku muntu mukuru. Iyo wowe ugiye kubyuka bigenda bite? Uhita ubanduka gutyo ukiruka nk'uko wowe ushaka kubyutsa uwo mwana, cyangwa nawe urabanza ukiganyira ugatekereza ngiye kubyuka? Ubwo urimo urabwira ubwonko bwawe ko ugiye kubyuka, ngiye kubyuka. Ukabanza ukirambura, ukabanza ukareba hirya ukareba hino, ukabanza ukareba no ku isaha. Abantu benshi barana amatelefone hafi yabo, ugahita ufata telefone ukareba ku isaha, ukavuga utereka niyongeze iminota 5. Urimo urumva iminota 5 ukayiyongeza, wamara kuyiyongeza ukavuga utereka nongereho 2. Ubwo niko uri kubwira ubwonko bwawe ko ugiye kubyuka. Urumva? Hanyuma uko ugenda ukangura ubwonko bwawe, bigeraho ukavuga ngo noneho ndabyutse, ukabyuka ukicara.
ukabanza ukirambura, ukabanza ukinanura, wenda nimba ugiye gusenga, nimba unasenga ugasengaho iminota ingahe. Ibyo byose ni ibituma umubiri wawe ukanguka, n'ubwonko bwawe ukabubwira ko ugiye kubyuka, ukabyuka. Hanyuma we wabyuka ugashaka ko wa mwana w'uruhinja uhita ubimuturaho ugahita umubyutsa, ugashaka ko ibyo we wakoze ibyo byose byo kwirambura, byo kwinanura, byo kwigira gute, ntabwo ushaka ko umwana wewe abikora. Kubera iki? Twikunda. Ababyeyi, hari ababyeyi bagira akantu ko kwikunda nk'ako, akaza agahurutura ku mwana agahita amubyutsa cyangwa se akamworosora kugira ngo ahite akanguka. Ariko uburyo bwiza bwo gukangura umwana, icyo kinyicaje hano nicyo nje kubabwira, ujye umuhamagara, ureke ubwonko bwe nawe bubanze bukore bya bindi byose wakoze. Niyo mpamvu uba ugomba gushyiramo umwanya uhagije. Ntabwo ugomba kumubyutsa amasaha yagiye, kuko numubyutsa amasaha yagiye ntabwo uri bumuhe umwanya wo gukora ibyo byose kugira ngo ubwonko bwe nawe bukanguke. Nubikora amasaha yagiye uzaba usigara uvuga ngo urakerererwa, gira vuba, kanguka ukarabye, ugira vuba, ugenda udakerererwa. Ariko nubikora mbere, uzajya ubikora mbere, hanyuma umwana wawe akanguke ameze neza, utamushihagura. Ikindi kandi uri umwana muto nk'uwo, numukangura umubwira nabi, umworosora, umukubita, umukurubana, bizatuma yanga ishuri. Uwo mwana ntabwo azi agaciro k'ishuri, ntabwo azi ngo ishuri ni iki, ntabwo azi ngo ishuri rimumariye iki, ntabwo azi ngo ese kwiga ngiye bimfasha iki, bimariye iki kuba najya kwiga ngo bitume abishyiramo umwete. Numushihagura gutyo rero umubyutsa nabi, azajya abona ya sura yo kumubyutsa mbi, bitume yanga ishuri. Ahita avuga ati hariya hantu njya bambwira nabi, hariya hantu njya bagombye kunkubita, hariya hantu njya bagombye kunshihagura. Ni ukuvuga ngo nta kintu cyiza azi cy'ishuri. Azahita abona ya sura yo kujya ku ishuri, no kujya ku ishuri nabwo kandi ubwo arimo aragenda yakerewe, wenda bamukurubana. Nimba ari umutanzi n'umujyana ku ishuri, aramujyana amukurura nk'ihene bajyanye ku isoko. Iyo image rero niyo izaba iri mu mutwe w'umwana, bitume yanga ishuri, kuko nta kintu cyiza aribonamo. Kubyuka, abyuka ibitotsi bidashize, abyuka bamukurubana, abyuka bamubwira nabi, abyuka bamutuka, bakamutegura bamutuka, bamubwira gira vuba vuba, gira vuba tugende, n'iki n'iki. Kumutwara ku ishuri nabyo ni ukumujyana bamukurura. Rero ni bibi kujyana umwana muri ubwo buryo, bituma yanga ishuri kandi akiri na mutoya. Ni handi uzabona abana benshi barambirwa ishuri kubera ko nta kintu cyiza azi mu gutegurwa ukwe kujya ku ishuri. Rero inama nabagira, mu gitondo ujye ubyuka kare, utegura umwana witonze, ubikore kare ku buryo atari bwanga ishuri nyine ngo abirakariremo. Uzajya umutegura mbere witonze, ubikore gake gake, ibintu byose ubijyane gakeya, kugira ngo uwo mwana abyenjoyinge, abyishimire, ategurwe, abyuke abishaka yishimye, umutegure yishimye, umuhe icyayi, nimba ari icyayi cyangwa ari igikoma bya mu gitondo umuha, abinywe yishimye. Noneho bitume abyenjoyinga, abikunda. No kujya ku ishuri umutware neza, umubwira neza, utamukurubana, kubera ko uzaba wamuhaye igihe gihagije wamuteguye neza kare. Ariko nutinda kumutegura ugasanga umuteguye utinze, ibyo ngibyo bizajya bituma umushushubikana nyine, kubera ko uri mu gutanguranwa n'amasaha kugira ngo mudakerererwa. Rero nabagira inama yo kujya mubikora kare. Ikindi kandi umwana mukamuryamisha kare. Umwana iyo yaryamye kare aruhuka bihagije, noneho yaruhuka bihagije bigatuma na mu gitondo umukangura ameze neza. Reka turuke gato, turagaruka mu kanya. Ikindi kandi nshaka ko tuvugaho, ndashaka ko tuvuga ku kintu cyo guhana umwana. Umwana ubundi ahanwa gute? Mwebwe ababyeyi muze kumbwira muri komenti, mumbwire umwana umuhana gute. Iyo umwana yakoze ikosa umuhana gute? Hari ubushakashatsi nasomye ejo bundi buvuga ko nimba ufite umwana urengeje imyaka 5, ni ukuvuga ngo umwana uri hejuru y'imyaka 5 ukaba ukimukubita, ikibazo ntago ari umwana, ahubwo ikibazo ni umubyeyi. Ni ukuvuga ngo ubwo bushakashatsi bugaragaza ko iyo umwana wamuhaye iby'ibanze,
iby'ibanze kabisa, ukahaba nk'umubyeyi, ukamurera, ukamuha ibishoboka byose, mbese ukaba waramuhaye bazi. Hejuru y'imyaka 5 ntabwo aba agikeneye gukubitwa, ntabwo aba agikeneye inkoni, ahubwo ibyo waramuhaye biba byaramufashije ku buryo ibiba bisigaye biba ari twa tuntu tworoshye, nk'uko nawe n'umuntu mukuru wakosa ntabwo aba agikeneye inkoni. Ahubwo iyo wamuhaye baze nziza, aba ari wa mwana ushobora kubwira akumva atagombera inkoni pe. Ushaka kumubwira uti iki n'iki rero ntuzongere kugikora kubera iyi mpamvu n'iyi, akabyumva ntazongere kugikora. Wenda bishobora kugorana, akenshi umwana iyo mubwiye ikintu rimwe ntago aba yari agifata neza. Inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, uwo aba ari umwana wamenye icyiza n'ikibi, wamenye icyo wamutoje, wamenye icyo udakunda ko akora, kubera ko warambwiye byinshi bitandukanye. Rero abagezeho yumva rwose mu buryo bworoshye, ntago aba agombera inkoni ngo umukubite wenda kumuvuna igufwa, kuko aba noneho ari ku murongo mwiza, ashobora kumva ikintu mubujije akavuga ati mama yambujije iki. Kandi noneho ahantu uzabibonera nuko nakora nikosa, nakora cya kintu azi wamubujije, uzatubibona mu maso ye ko abaye nyine abyumvishe ko nawe akoze ikosa, arabimenye ko nawe akoze ikosa, icyo kintu arabizi ko wakimubujije. Nagira ibyago agacikwa akagikora, icyo gihe uzahita mu maso ye pe kahise amera nk'uwikanze. Rero naba yikanze gutyo, uko biri kose umutima we umubwiye ko yakoze amakosa, yakoze ikintu mwamubujije, umubyeyi we yamubujije, cyangwa se undi muntu umurera yamubujije, ukabona arikanze. Nubona yikanze rero jya umenya ko afite umutimanama wa nyawe umubuza gukora ikibi. Rero namera gutyo yikanze, nawe ukamukubita, mu by'ukuri uzaba umuhohoteye. Ni kwa kundi umuntu aba azi ikintu ariko agacikwa, ntabwo azaba agikoze kubera ko atabizi ko ari ikintu kibi. Uzarebe n'umwana w'imyaka 2, umwana w'imyaka 2 iyo akoze ikosa, mfite agahungu iyo gakoze ikintu cy'ikosa ahita yipfuka mu maso, bivuga ngo nawe arabizi ko akoze ikosa. Ntagaruka atabizi, arabizi ko akoze ikosa, ahubwo nyine aracitswe nk'uko n'umuntu mukuru yacikwa. N'abantu bakuru bakora amakosa. Ntago kurera buriya ni ikintu kigari, ntago kurera birangira. Kurera, uzarebe n'umukecuru aba agifata umwana we nk'umwana. Niba ufite imyaka 60 ukaba ugifite mama wawe, aba akivuga ngo umwana wanjye. Niyo mpamvu rero kurera bitarangira. Iyo uri umubyeyi uhora uhangayikiye umwana, uhora uhangayitse uvuga ati umwana wanjye ameze ate, biragenda bite, nimba hari ubuzima ubona butagenda neza kuri we ugahora uhangayitse. Rero guhana nabyo bigendana nuko wareze umwana umuhera hasi, ugahera umurera. Kandi buri mwana uwo ari we wese, wenda keretse igitambambuga gito cyane, ariko umwana w'imyaka 2 aba ashobora kumenya ko yakoze ikosa. Abakora ikosa agahita yagitinga nyine nk'akoze ikosa, akihisha. Kuki se akora ikosa akipfuka mu maso? Nuko nyine nawe arabizi ko akoze ikosa. Aho niho rero uhera umubwira uti no, ibi ngibi ntuzabyongere. Buriya kurera ni ibintu bigorana, bisaba kwihangana gukomeye, bisaba kandi guhozaho. Ntabwo ari ikintu ukora umunsi umwe ngo kirarangiye, bisaba guhozaho. Uyu munsi ukamubwira ikintu, ejo nabwo ukongera ukagisubiramo. Nk'ubu ngubu kubwira umwana ngo gushimira, ngo amenye gushimira, kumubwira ngo uvuga ngo murakoze. Muzabona nk'abana benshi ushaka kubimubwira uyu munsi akabikora, ejo akabyibagirwa. Urumva rero ni urugendo, uyu munsi arabikora, ejo ntabikore, ejo bundi gutyo ugasanga aravuze ngo nabyibagiwe. Ni handi nk'umwana ubona bamuhaye ikintu ukamwibutsa ngo kudashimiye, akaba aribwo abona gushimira, kandi ubimubwira buri munsi. Rero uri umubyeyi udafite kwihangana, burakorera no kwihangana pe. Uri umubyeyi udafite kwihangana wajya uhora umukubita, inkoni zazamwica. Ahubwo ni uguhozaho. Kurera ni uguhozaho, ni ukudacika intege. Ikindi kandi kurera ni ukudatura ibintu ku mwana. Nimba hari ikintu ushaka kumutoza, bijyane gake gake. Tuvuge nimba ari umwana ushaka gukura mu cyumba, ushaka kumukura mu cyumba cyanyu nk'abantu bakuru, urashaka kumujyana mu cy'abana, bijyane gake gake. Ntabwo uzabyuka mu gitondo ngo uhite ubimuturaho, uzabimubwira. Nubwo yaba atazi kuvuga, nubwo yaba ariko aba yumva, abasobanukirwa. Umubwira uti rero ejo uzajya kurara mu cyumba cyawe, ukamujyanayo. Ikindi kandi nimba umubwiye ikintu gikore. Ntabwo urumubwira ngo ejo nzakujyana mu cyumba cyawe, nurangiza ntumujyaneyo.
icyo gihe nyine uzaba urimo kujagaraza ubwonko bwe. Ugomba kumushyira icyo umubwiye akaba ari cyo ukora, atanabyemera ntacyo ariko ugakomeza ugahozaho. Niba umwana ugiye kumutangiza ishuri, ntabwo uzabyuka mu gitondo ngo umujyane umuture mu ishuri, ahubwo uzamubwira gake gake, umubwira uti rero uzatangira ishuri, sibyo? Umugurire ibikoresho, umwereke uti aya ni amakayi, aya ni penso, ibi ni ibikoresho by'ishuri, urenda kujya ku ishuri. Uzajya ujyana nimba afite abavandimwe, umubwire uti muzajya mujyana ku ishuri, abimenye. Ntimukajya muturaho abantu umwana. Nimba umwana wenda wamwonsaga, ugiye kumuhindura, ugiye kumuha amata, ubimubwira, umwereke uti iyi ni bibero, uzajya unywa amata. Umenyereze gake gake. Nimba uri muri konje, utangire umenyereze mu gihe nawe uhari umumenyereze. Nimba uvuga uti wenda mu cyumweru gitaha nzatangira akazi, utangire umenyereze amata nawe uhari. Apana kuzayamuha ari uko wagiye, abone ibintu bimwituyeho, abone mama ntahari, abone atangiye kunywa amata, avuga ati he mama se byagenze bite? Buriya abana bazi ubwenge uko yabangana kose, ariko iki cyose kimutuyeho nayo mu bwonko bwe aribaza, byagenze bite? Kuki ndimo kunywa amata? Kuki narimo konka? Kuki mama adahari? Ariko iyo umenyereje gake gake, byose ukabitwara gake gake, ukamutwara ku murongo, ageraho akabifata kandi bikamufasha n'ubwonko bwe kugenda neza. Hanyuma kandi mu kurera cyangwa se mu guhana ibintu byose, uba ugomba guhana udahanana umujinya. Icyo kintu tugiye kuvugaho, uba ugomba guhana udashyira umujinya. Umwana atakubona ngo abone uri nk'igikoko, ujye kumukubita ureba nabi, ukankama isura yahindutse, ahubwo uba ugomba kumuhana mu buryo butuje. Tujye duhana abana tubaganiriza. Nk'ubu ngubu umukobwa wanjye yarambwiye ati ntuzongere kunkubita. Ndetse kubera iki? Arambwira ati ngewe umbwiye nakumva. Buriya hari ukuntu ureba n'ikigero cy'umwana agezemo, ukanamureba n'imyitwarire ye, ukareba n'ubumenyi afite n'ubushobozi afite, kuko hari igihe uganiriza umwana cyangwa se nk'umubyeyi ubuze umwana wawe, ubuze uko ameze. Buriya abana bose ntabwo bahura, ntabwo bahwana pe. Buri mwana arivukira, buri mwana aza ameze ukwe. Rero ubu ngewe umukobwa wanjye ntabwo nkimukubita pe, ntabwo nkimukubita. Iyo yakoze ikosa namubwira nti iki kintu ntuzongere kugikora, kandi koko ntabwo yongera. Ubu cyitwa inkoni rwose cyagiye ku ruhande, ubu ni ukujya mubwiza umunwa. Ariko kandi nawe mubyeyi uri ugomba kureba umwana wawe, ukareba nimba ikigeragezemo ese ameze ate, imikurire ye imeze ite, ese mubwiye arumva cyangwa ntabwo yumva. Kandi uzabana n'ujya kubwira umwana umukankamira, hari ukuntu ukankamira umwana noneho ntiyumve n'icyo umubwiye, ahubwo akahita amera nk'umuntu ugize toroma, agahita amera nk'umuntu ugize ubwoba, ukabona mbese arahamutse, umutima uvuyemo, hahandi n'icyo umubwiye atari bucyumve. Nikosa urimo kumuhanira, ntabwo arimo kumenya ese uyu muntu ko arimo kunkubita, ubundi ari kumpora iki, ari kunkubita nyine ntabwo yumva ikosa, ahubwo aba afite ikintu cy'ubwoba cyinshi. Aho rero niba ugiye guhana umwana, muganirize, umubwire uti urabona ibintu ukoze, ibintu ntabwo ari byiza. Kuko numuhana isura yawe imeze nk'igikoko, azahita agira ubwoba, avuga ati ubundi uyu ni umubyeyi wanjye, uyu ni mama wanjye, uyu ni papa wanjye, uyu ni umuntu wanjye nizeraga. Uzamumizamo ikintu cy'ubwoba, bitume aragutinya, aho kugira ngo akubahe ahubwo aragutinya. N'ibyo adakora ntabwo arimo kubikora kubera ko yakubashye, ahubwo nuko agutinya kubera ya sura wamweretse imeze nk'igikoko, ahora yitekereza, akavuga ati ninkora iki kintu aranyica. Rero dukwiriye kuba turera abana mu buryo batwubaha ariko batadutinya, ku buryo nagira n'ikibazo azaza gusanga akakubwira ati byagenze gutya na gutya, naguye mu ikosa iri n'iri, bikakorera ku nawe kubimanaginga, kumenya uko bitwara nk'umubyeyi we. Rero tumenye kurera abana, ikindi kandi tumenye uko tubatwara, tumenye uko tubaganiriza, ku buryo bakura atari abana badutinya, ahubwo bakure ari abana batwubaha. Kandi nujya guhana umwana, jya umubwira ngo wakoze iri kosa, ntuzaryongere, kandi ntugomba kugikora kubera iyi mpamvu. Hari ukuntu ababyeyi tugira akantu ko kudasobanurira umwana, ukamushyira mu rujijo, ukamubwira ngo ntuzakore iki gusa, ukarekera. Ndi umubyeyi ndavuze ntuzakore iki, birarangiye. Ahubwo ugomba gusobanurira umwana, ukamubwira uti iki kintu ntukajye ugikora kubera iyi mpamvu,
icyo gihe nawe areka kugikora yumva impamvu atagikora. Ntabwo ari ukureka kugikora mu kigare, ahubwo ntabwo ngomba kugikora yego, ariko se kubera iki ntagomba kugikora? Iyo amenye impamvu bituma n'icyo kintu koko akirinda kubera ko azi impamvu yacyo. Kandi ikindi tugira imico itandukanye, tugira personalite zitandukanye. Mfite uko nteye n'undi afite uko ateye, mfite uko ndera n'undi afite uko arera bitandukanye. Ariko iyo usobanurira umwana bituma nawe amenya nkawe ubwe personalite ye ni iyihe. Ese ngiye numva ibintu gute? Ese nkwiriye kubikora gute? K'abantu tudateye kimwe, tudakora ibintu kimwe, noneho se nkanjye nkwiriye kuba nabikora gute? Kuko bibabaje kubona umukobwa w'imyaka 18 ariko atazi personalite ye, atazi kuvuga ngo ngiyewe ndinde, ngiyewe ndashaka iki. Rero biba byarapfiriye hasi, basa mwana ntago wamureze, ntago wamwubatse. Urakorera no kubaka inzu yihera hasi, ukayihera hasi ukayizamura gake gake. No kurera niko bimera, umuntu muhera hasi. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo umwana apfa mwiterura. Rero nimba umwana apfa mwiterura, ubwo mwiterura rye uba ugomba kuhubaka, ukahubaka, ukahubaha, kandi ukamusaba, ukamubwira buri kantu kose umwana ukumenyesha, ukamubwira ngo iki kintu nugikora bizagenda gutya. Ikindi kandi tukirinda kubeshya abana. Ibintu byo kubeshya abana rwose ntabwo biba ari byo. Iyo ubeshya umwana bituma umwana gutakariza icyizere, cya cyizere yakubonaga nk'umuntu mukuru. Buriya abana, umuntu mukuru wese mubona nk'umuntu uvuga ibintu bya nyabyo, umuntu uri mukuri, umuntu ukora ibintu bizima. Rero cyane cyane iyo uri umuntu wo hafi, tuvugira umubyeyi we cyangwa se uri umurezi we, uri umuntu umurera, ukamubeshya, urimo gukerera ikintu kitari cyiza ku bwonko bw'umwana, urimo gutuma agutakariza cya cyizere. Kuko nimba umubeshye uri umubyeyi we, uri umuntu we hafi, ahita yumva ko utari umuntu akwiriye kwizera. Uba urimo kumushumuriza kujya kubaza abandi. None rero gira ibyago umubeshye, hajya undi muntu umubwiza ukuri, ubwo tayaraba umugutwaye. Noneho ahita akurikiza ibyo wa muntu yamubwiye. Kwa kundi kera batubeshya ngo umwana aca mu mukondo, nakubeshye ngo aca mu mukondo, noneho uzamenye bya nyabyo aho umwana aca, kandi abibwiye n'undi muntu utari we mubyeyi wawe, biba ari ikibazo. Iyo ubeshya umwana rwose ni ikintu kibi. Babyeyi twirinde kubeshya abana, tubabwize ukuri. Nimba ari mu kigero wenda utamubwira ibintu byose uko byakabaye, ariko byibuze amubwire ko nakura uzabimubwire ariko utamubeshye. Rero ni ibyo ngibyo turi buganireho uyu munsi. Nizere ko mwabyumvishe namwe, kandi muri ababyeyi cyangwa se mufite n'ubundi bumenyi bwiyunguyeho, mushobora kutugana muri komenti, byose mukabishyira muri komenti, turazisoma, turazireba. N'abandi kandi sibye natwe, n'abandi basoma komenti nabo hari icyo bagiye kungukiramo. Tuba turi hano kugira ngo tuganire, tugirane inama, twungurane ibitekerezo, dufatanye kurera n'ibindi byose bitandukanye, tubashe kugira umuryango umeze neza, uboneye kandi utekanye. Turacyabasaba gukora subscribe, mukore subscribe kugira ngo dukomeze kwaguka, tugire umuryango mugari wa RD1. Nshimira abantu bose bo kuri RD1, ni ukuri ndabakunda cyane, kandi mukomeze mudukunde, mukomeze mukore like, mukore share, ibiganiro byacu mubisharinga abandi, mukore comment rwose ndazibona cyane, ndanabashimira cyane, muri abantu b'agaciro. Mwakoze rero, mwakoze kubana natwe, mwakoze gukurikira ikiganiro, kandi no kuri turabasaba ko n'ubutaha muzajya muba muhari kuri RD1. Iyi channel arayibasobanuriye, muzi kivuze, hari abantu benshi babimbazaga, ariko nizere ko mwasobanukiwe. Rwose dukomeze kubaka sosiyete nyarwanda twifuza. Mwakoze kudukurikira rero, ikiganiro naho ubutaha. Bye bye.